Wifuza kumva inkuru z'abakuze kora subscribe, share na comment. Murakoze. Hello guys, mwiriwe mute bakunzi bacu, ngiye kubabwira inkuru rero y'ukuntu narongoranye n'umukozi wanjye wo mu rugo. Hari mu gitondo ubwo umugabo yari agiye mu kazi, umukozi amaze kunkora amasuku arangije ajya muri dushe, nanjye ndabyuka nyine njya gukora dushe nsanga umukozi ari kwisiga. Akimara kwisiga nakubise amaso imboro ye, nkimara kuyikubita amaso sinzi uko numvishe mbaye, ndangije ndamuhamagara aza mu cyumba maze mubwire. Araza, ngiye kumva arambaza mabuja bwira ntaje. Nshaka kumubwira nyine icyo nashaka kumubwira, ngiye kumva numva umugabo wanjye aragarutse atabwira asubirayo, kandi umukozi yasanze nambaye sume ntanayikuyeho. Umugabo ntiyamenya ibyo ari byo, nyine turamujijisha ndamucanga ndatamenya yuko nanjye kuryamana n'umukozi, ariko nyine nanjye kubikora sinihanganye ngo mbwire umugabo yuko mbishaka, ahubwo narategereje. Umukozi rero nawe nsanga imboro ye yahagurutse. Umugabo akimara kugenda yahise aza muri saro aba ariho yicara. Amaze kwicara mbona yahagurutse, nongera mukora mu misatsi. Maze kumukora mu misatsi, uko mukora nkazajya mushyiraho itako, uko mukora nkamushyiraho itako, uko mukora nkamushyiraho itako, uko mukora nkamushyiraho itako, akora ahantu hose. Ndangije nawe aratinyuka nkora ku gituba. Maze kunkora ku gituba nari nabishatse pe, ndi kwinyaraho nawe urabyumva, nyine umugore washatse ibintu uko aba ameze. Ntiyanyihanganiye, yandiye iminwa, ubundi arangije antera karese. Arangije njya kumva numva umuntu arakomanze, ndavuga ndapfuye noneho banza badufashe. Kandi uri kubyumva ntabwo nanafunze urugi, twari twizeye yuko ari twe twenyine, ko umugabo nanjye ko agiye mu kazi, ntabwo nari kumva yuko aragaruka. Arangije umugabo, umuntu ukomanze kwanza, njya kureba uwo ari we, nsanga ni umuturanyi wari ufite ibyo ashaka kumbaza, nzagamiye ntiraga. Ndangije nsubira mu cyumba, ari ukumva nari maze kubona yuko n'ubundi nta mahirwe mbifiteho, nsubira mu cyumba. Ngiye kubona mbona umukozi ansanzeyo, ansangayo none ayifashe mu ntoki, ndayonka nanjye, ndayonka. My friend, konka imboro biraryoha, sibwo nababwira iki, konka imboro biraryoha cyane, ko ari ubwa mbere nari mbikoze. Narayonse ndayonka ndangiriza mu kanwa, maze kundangiriza mu kanwa akazajya anganiriza ambaza umeze ute, meze neza, akambwira ibyo nkora. Amaze kurangiriza mu kanwa, urumva njye nari nkibishaka, nawe aransisa kugira ngo nanjye mbishake.
ntegereje ko dukora ituru ya kabiri, aransiza nkora ku mabere, nkora ku gituba, nkora ku mishino, mbese ibyumba byose nyine antera finga, mbese yandongoje intoki. Mbega umuhungu mwana we, mbese nyine yahinduye ibyiyumviro byanjye, ahindura ibitekerezo, nibaza ko n'umugabo wanjye aribwo nari mbibonye. Naje kumva nsa nkaho ngabanyutse kumushaka, turatuza aranganiriza ambwira uko meze, ndaje mfata telefone mpamagara umugabo ndamubaza se uri hehe? Umugabo arambwira ati nagiye mu kazi, uwawe hari n'igihe narara mu kazi, nintaza ntibigutungure, ariko nyine ninza menye yuko araba ari amahirwe. Ku mutima mpita nsenga Imana, umutima ndayibwira Mana, kino kibwa cyanjye niba kitatahaga uno mwana w'umuhungu akanyirongorera, ko ndi kumva nshaka yuko andongora, uri kumva hari ku manywa nari maze kuneka amenye yuko umugabo atarataha. Ndangije ndabyuka mbanza gutekera umusore wanjye, maze kumutekera ararya, amaze kurya turatangira azaza. Inshuti yanjye yarandongoye, yarankarishije, yakoze mu gituba, aranyuma mu gituba, ibere araryonka. Mana we, ubu nakubwira ngo iki? Sinzi ko nabikubwira wowe. Yarandongoye, maze kundongora aranyaza, uko anyaza nkumva nanjye ndaryohewe, sinzi uko nabikubwira. Noneho inshuti yanjye afite imboro, Mana yanjye, afite imboro ikwira mu gituba cyanjye neza, ayikoza mu mpande hirya, akanyaza akikoza ku mishino. Mana we, sinzi ngo nabikubwira ngo iki. Kuri kumva twaririrwanye musezeranya ama promese, ndamusezeranya amubwira buri kimwe cyose, kumva nyine namwishimiye, kuko pe yaranyajije n'ubwa mbere nari mbonye umugabo unyaza igituba cyanjye kikavamo amazi, niba wajya yarafite agasoko, ari kugenda aravomamo, ari kumva twaririrwanye begeje nka 9:00, mpamagara umugabo ndamubaza ajira ibiti, ni sawa, amakuru yose ni meza, ese urataha? Akaba arambwira ati wawu, nibagiwe kukubwira nagize akazi kenshi ariko ntabwo ndataha, sinanakubwiye ko nintaha ari amahirwe, ninataha urihangana. Yego inshuti yanjye, umugabo akimara kumbwira ntarataha, naravuze Mana urakoze, numvise amasengesho yanjye, kuko numvaga yuko nataha. Ndabyuka nijoro nkajya kureba umukozi, akabanza akandongora, yamara kundongora nkabona akajya kuryama, nawe wibaza Mana nari kuba nkoze, kandi muri kumva ntabwo byumvikana. Ibyo kurya biba bihari, naragiye ndateka, aza gupfa
kumfasha, ukumva nyine ntabwo yari akiri umukozi yari ari sheri, yaje kumfasha nyine nk'abasheri, turateka turarya, tukimara kurya turi guteka twarahishije tubanza kujya gukaraba, babwira inkuru yambayeho nubwo mbe nari mbibonye, nubwo yarambwira ijiri unama gutya gato nyuma nkwereke, uzi ko yandongoye turi muri dushe we, akandungura ak'inyuma aranyuza amazi araza, ariko nkubwire mana kararyoha nimbikubwira wowe ubyumve, arangije aranyuza, amaze kunyuza tuvayo turaza turisiga, ndamupfumbata nyine tuba dusinziriyeho gatoya, tumaze gusinziraho gatoya ntanyura kubona namubujije amahoro kubera uburyohe nari mfite, ariko yarakangutse saa tanu na 30 mba nari nkiri maso ntegereje yuko njyewe ndangora, yankojejeho igitsina kugikoza ku butaka gusa, nari nkariye mbura uko mbigenza, nawe arankundira, inshuti yanjye yarahindukiye anikiye iminwa arongera anyonga mu gituba, amaze kunyonga mu gituba, mana yanjye nzi noneho karese mu gituba akawukozamo ururimi, usoma ukawukunyaza n'ururimi rwe ukanyara, akakunyaza n'ururimi rwe nyine ngo ukabyumva, ntabwo byoroshye, yaranyashije nanjye ndamwongera ndamukarisa ndamusisa, uko musa mva nenda gupfa, yajya kwikozaho noneho mpagashye, kandi uzi ko umuntu akurongora mu mabere, hagati y'amabere ukarangiza nawe akarangiza, uzi ko ntari mbizi, yafashe amabere yanjye ndi kumusiza, afite amabere yanjye imboro yayishyira mu mabere yanjye hagati, ubundi uko nyonga nawe ariko asunika, uko nyonga ariko ayirongora, uko nyonga ariko ndongora amabere, uko nyonga ariko ndongora amabere, none uragenda ugashyirwa positeresi, umukozi wanjye se yabaye agihindutse umukozi, yabaye umugabo wanjye, ariko mva twarararanye, ariko ndongora pe sinababeshya ko nasinziriye, nasinzira udeze, kandi ari ubwa mbere nari ndongoye nkarangiza, ni ubwa mbere nari mbonye imboro nini ariko ndende, uri kubona aka kaboko uko kangana, kubona metero gafise na metero gafite, nayo niko yari imeze, none uyifatiye yahagurutse, uyikoraho noneho iroroshye, urayikora ukagira ngo uri gukora ku gise, kambabwire
iyi mvura iraryoshye pe, ni ukuri yarandongoye aransikwera, Mana ubuzima, nta wundi mugabo nigeze mbona ndongora nkawe, yarandongoye bucya mu gitondo, numva nananiwe pe, nananiwe bya hatari, umugabo arampamagara ambwira ati ese sheri imeze bite, ni sawa, uri mu rugo? Yego, ngiye gutaha, kumva narabyutse ntanga amafaranga bameze ibyo nareme ibyo twakoresheje mu rugo, ariko se nyine numvaga ngifite irari kuko ni ubwa mbere nari mbonye umugabo ndongora neza rugo. Inshuti yanjye nimbikubwira ngo undongora neza, ubyumve ngo undongora neza mu buzima. Umugabo yaratashye, amaze gutaha abona nacitse intege, abona sinshaka kumuhaga nk'ibisanzwe, ambwira sheri bite, ni sawa, bimeze neza, nubwo ameze neza, ambaza uko ndi kubona se atameze neza, ndabwira sheri ndi kumva ndwaye, ambaza ntose nakora make, ndawukumbuye of course, ndabwira sheri ndi kumva nameze neza, ihangane ndaguhaye mu kanya nimbona imbaraga, kumukoza mu cyumba, kandi mu cyumba niko ari kunyandikira, amubwira sheri ndagukumbuye, imvura irahagaze iragukumbuye, ikeneye amazi yawe, ikeneye ukuntu wayikorera utumaji, nkumbuye gukora mu gitsina, nkumbuye kugusisa, numva biranze, nasohotse hanze, mpamagara umukozi wanjye ndabwira ngwino hano, araza, amaze kuza ndabwira basi ngwino uyinkozemo, nahita kumva ukumbuye, yaraje, nasohotse akamenya kumva nasohotse nambaye igitenge cyonyine nk'umuntu ugiye muri tuwarete, tuwarete zacu ziba hanze ntabwo ziba mu nzu, yaraje akimara kuza imboro yinjiye gatatu, ariko ibintu byabereye aho ntabwo bibaho, nta kinyuma, ariko nagarutse mfite umunezero, Mana we, yarandongoye rimwe, kabiri, gatatu, amazi ubwayo ahita yifungura, akimara kuyifungura ndabwira sheri ahita anyereka ukuntu ndakubita akaguru ku gikuta, ukuntu nyine uba uhagaze ukazamura akaguru mu gikuta, arongera andongoza ururimi, tukiri aho, kuri kumva umugabo yibereye mu nzu, ntabwo azi ibibereye hanze, ndi kumwe n'umukozi, yandaruye, none ubu ngubu tuvugana, umukozi wanjye ndamukunda, isi kuba mukunda nzemera gusenya, ntabwo byakunda, umukozi mu kumukunda namugumishije mu rugo, kamwe muri kubyumva, ntabwo nari kumwirukana kandi ari bundongora neza, najyaga mu kazi, umugabo
akandongora, ku manywa yabaga umugozi, ku manywa yabaga umugabo, nijoro akaba umugozi, ku manywa akaba umugabo, nijoro akaba umugozi. None ubu ngubu ndenda no kwibaruka umwana we, umugabo azi ko ari uwe, ntitwatinyuka kubivuga. Ubu rero umukozi, umugabo nawe hari uyu munsi turararana. Simwiye inshuti yanjye ungiriye inama, mu kanya hashize nk'iminota 20 yampaye segonda ngana ari kumubwira ngo mbega umugabo aryoshye, mbega imboro, mbega igitoki kiryohewe cyashimye imboro, amabere yashinze, amatako yashinze, mbese ari kwikoza mu mva igeze kure. Iwabo ubu rero tuvugana, umugabo ndi kumva ntagishaka kubonana n'umugabo kubera iyo mboro iryoshye nabonye ku ruhande. Iyo nkuru nkubwiye uzagira ibanga, ntuzagira undi muntu ubwira, nkubigisha ibanga nk'inshuti yanjye. Niba ushaka gukurikirana ibiganiro byacu wadukora subscribe, share na like na comment kuri channel yacu inkuru z'abakuze. Murakoze cyane.